Hey guys, murakaza neza muri Alani Auto Show. Uyu munsi video ije kureba wowe ufite imodoka cyangwa se usanzwe utwara imodoka. Ni kenshi dukunze guhura n'ikibazo aho dushobora gutobokesha ipine ry'imodoka, wahamagara bagufasha bakubwira ati harya nyibutsa imodoka yawe yambara amapine ya kangahe, ugasanga ntabyo uzi. Ukaba ubona hariho imibare myinshi ariko utazi icyo iyo mibare igiye ivuze. Tugiye kwereka umubare umwe w'ingenzi uzajya urebera ku buryo umuntu akwaje icyo kibazo mu gihe ugiye kugura amapine cyangwa se watubukesheje bagiye kuguhereza irya reserve, wazajya uvuga kugira ngo amenye neza ipine imodoka yawe yambara. Tubahaye ikaze muri Alani Autos. Alright guys, tugeze ku ipine ni uko rimeze. Iyo tuje hano ubu aba ari uruganda rwarakoze ino pine. Iyo tuje kureba imibare rero tuyirebera aha ngaha. Sinzi niba muri kwibona 135 60 ra 18. Buri mubare ufite ikintu ugiye uvuga ku ngano y'ipine y'imodoka yawe, ariko umubare w'ingenzi ugomba kumenya n'uyu nguyu ukurikirana n'inora. Uyu mubare icyo uvuze ni ira ivuze rim janti, so ni rim ya 18. Iyo umuntu akoresha ati ipine yawe ni kangahe, avuga ati ipine ryanjye ni 18 kugira abashe gupima bahuze ni janti y'imodoka yako, aba ariyo size bagenderaho bagena ingano y'ipine bari bukuzanire. So umuntu azajya kubaza uzajya ureba aha ngaha ra umubare ukurikiraho, abara uzajya uhita umubwira ati ipine ryanjye ni 18 17 cyangwa 20 depending n'umubare uzajya ubugiye uriho. Alright guys, akaba ari bikuru uyu munsi. Twizere yuko ubu ngubu umuntu azajya kwazana imodoka yambara amapine ya kangahe uzajya ubasha kubisubiza, cyangwa se nakubaza ati imodoka utwara yambara amapine ya kangahe, icyo gisubizo uzajya uhita ubasha kukigira. Twizera yuko wabasha gusobanukirwa uyu munsi, ndetse tunabwira wowe wifuza kugura imodoka muri Alani Autos. Tuzana imodoka ziri used, ndetse tunafite na 0 km ku waba yifuza wese turakodesha, ndetse nawe ufite n'imodoka ushaka kugurisha ukaba waduhamagara kuri 0789386488. Tukaba twaguha amategeko n'amabwiriza tugendera, tukaba twagufasha no kwita tubona n'umukiriya mu gihe byihuse. Tubahaye ikaze muri Alani Autos.